Manzi ayo waneye abajya ku murimo babona aho banyura. Manzi ayo waneye tere haranyerera batayicaramo. Manzi ayo waneye we abajya ku murimo babona aho banyura. Yenge ni y'abagabo urayumvamo wakinwe. Iyindi iragira ati Musu mutege tuba Yesu yabwiye intumwa ati nimwikarume tagira utegeza undi Petero umufilisitiya nuko mukatugutwi mbese muri mwe ninde urusundi mbega umugore mubiwe mbega umugore mubiwe mbega umugore mubiwe umugore mubi arutwa na karadiyo umugore mubi arutwa na karadiyo mbega umugore mubiwe mbega umugore mubiwe. Iyo ndirimbo ni mu bapapa buyibaturiye wakinwe mureke twe tabugira ifite ubutumwa ndagira ni mureke ko abagore babi tukubakwa na radio ariko kugira ngo umugabo ngo genda ngo kugira ngo ngutunga natunga radio mwanyirana kugutwi nkajya nyigenda na mu ntoki reka two kuba abagore babi radio turutamwa dufite ibere dufite nyaje dufite we n'imbere heza. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka musuzi kandi wifurize ibihe byiza aho wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe turakora rizera ko giye kwikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ni Manzi Sadunda nk'ibisanzwe. Ndagushuhuje wowe narangare ikibici narebaga hakurya naraga umukobwa ufite umusatsi ugera ku maguru ntabwo arenze ko turi kumwanga pe yakora umusatsi ugera ku gitsinsino kandi kabuno nta karimo urumva nta kintu afite ariko umusatsi uri kugera ku maguru ku gatsinsino buriya uri nta kintu kiri sati no maguru ye ahita wigi nakawiga ubusa yisuriza abantu njyabano nabasuhuje kandi mbifuriza amahoro y'Imana Nyagasana agomeza abane nabo aho baherereye hose papa umeze ute karame ariko muri iyi minsi abanyarwanda warabatunguye oyas kamane suriza abantu gatungura ubusa data twese dukundira mu ijuru uri Imana ikomeye kandi uri Imana yumva turagushimira cyane ko waturemye no twitwa abantu turagushimira ko tutiswe inka ngo batubage baturye tutiswe ingurube cyangwa inkoko ushimira Imana kandi uhabwe icyubahiro tugushimiye ko twemereye kwicara imbere ya kamera icyubahiro cyawe papa amen akoze cyane duhana umugisha n'abatureba ubagire neza abadukurikira abafungura telefone bakabona amapapa witeka baha umugisha abamafaranga yo kugura mega tubisabye mu izina rya Yesu muvuga amen. None se kuteretswe nako kutatitiye ntirangiye mbeshye se cyanago nzabeshya abantu barabizi ndatitira sangiye bya bindi bavuga ngo muri ba profete imwe ko muri ba profete ngo mwatitiye buri mamutitira ni igicuri ni ko takosota ko Imana inkunda ko mbizi ko narafatwa n'ura mutingito buri mutingiswa n'iki buri katba nese ndirimbo ko ari yanjye ndikubwiye kuyiririmba
ngaho se dufashe dukubita agapera mwana agapera k'iki se umuntu wambaye ikanzu akubita amapera nabakubise n'umwana iyo ndirimbo ni iyanjye abantu nayituye barayizi rata mujye muyireba narayibatuye mu ndirimbo kurikirana n'iyindi muzazibona ziba ziri hejuru ndabashuje cyane ntabwo twerukanaga amaze iminsi ndi kuzerera ni ukuri murabona ko ni mushyashya amafaranga yarantumbaritse arantumbarika ariko amafaranga ni meza ni n'amabi uzi ko ugira amafaranga agutera ibisazi ariko wayasize somba wa ni Dar es Salaam nagiye Dar es Salaam barakubonyerega barabibunye none se n'abarambonye babonye aho nari ndi hari handitse aho ndi abantu barenga 20,000 bakubonye 20,000 nibyo mbashaka bitarenga uri mu kamoto ka bajyaja ni muri bajaji ni bajaji cyane bajaji noneho narabuzanye rero kantembere mw'abantu yego burya rero inshuti aba ari inshuti cyangwa mbabwa ni muzaye mu bishuti zindyarya niyo nagiye gusura wa muhungu wanjye njya wa mufana wanjye wangiriye neza niwe mufana nabonye kuri YouTube wangiriye akamaro yitwa nde yitwa Manzi uwo mukire nanjye ndamusabwa yitwa Elise Manzi urumva ntabwo ari umukire cyane ariko afite umutima w'abakire niwe ni umufana wanjye ukomeye cyane burya ataba umuntu uza umupatina wa Manzi Innocent ntabwo byabura ngo ari n'umukire umuntu wemera ukajya gufata arya bya bintu tugenderaho ni visa niki ni sepase ugafata resepase ukajya gusura umuntu arahakurya ugaca ku mupaka mbega umupaka wa Rusumo baje kubasetsa inkuru ya Tanzania nuko mu Rwanda ntago tukirya ruswa pe cyamize warakoze guca ruswa mu Tanzania barya ruswa mbega barya muswa we abarya muswa yego uwo muntu ngo guterere kashe akabumbura akabanza agataba kagacagika kandi fata ahirira ariko hari ibintu uri kuvuga nusubira bazakuhanyuna nisubira se ngewe ntabwo nagira turi umukobwa aravugaga bari kumura mu gihata urumva wa musatsi bawigijeyo noneho barata uravuga uti urafata kariya gatabo baduha kwemera kugenda utagakizemo nk'ibihumbi senkani ukabona bakanaze kurara siko mutari kunterera kashe mwana ugahita bakubwira mu cyongereza mu giswahili ngo na pesa wa franka na pesa ntakirimo ukabona bakanaza hirya wakibaza uburyo wagiye kuri migarasiyo kugashaka wakibaza urugendo wakoze n'amafaranga watanze kugira bakaguhe none abantu bakaza nkuva ngo nutashyiramo ibihumbi 20 n'icyatarani ngo ntabwo baguterera kashe wakino nukuri niko kuntu bambwiye ntabwo mu gitabo cyanjye siremo ibyo mushaka ngo shyikira mukecuru banangise mukecuru bagaceza ndetse ubwo bakubajije ngo ugiye he wavuze ngo ko ugiye he ngiye Dar es Salaam sura ingabo zacu zibayo naho nagezeyo sura Manzi sura n'ingabo zacu ndabasuje cyane abasirikare cy'u Rwanda nicyo kintu cyiza cyangwa ikibi wabonye Tanzania uretse ruswa ikindi kibi nabonye ni mukungugu ari icyitwa ivumbi nta kaburimbo uvanga ukajya nk'ahariya hirya ngo uhita watakitaka imodoka igasimbuka mu mazi ahantu hatagenda zino modoka mugura ngo nta mu Rwanda ntabwo yagenda hariya Dar es Salaam yego ni imodoka ireshya gutya yuzuye abantu hejuru ubundi ukicira mu ivumbi koko yego kandi akana kababwiye muzamenye aho muri kugenda nicyo kintu kibi wabonye nicyo kintu kibi nabonye ubundi none se uretse warya wa mudamu yitwa ntago mbizi Zamia inde uriya perezida waho yitwa nde Saruwa Salim yitwa nde Salim urumva ikintu kiza nabonye abantu bana ntago banywa itabi yitwa Zarwa Salim yitwa Samia Suluhu Hassan ako bwa yose nayashobora niko ubwo kiri kintu nahakundi ntago abantu barabanywa itabi barya ruswa ariko nibarya itabi nenza mva nabonye umuntu uri kunywa itabi n'ukuri ntago nige nta muntu nabonye ari kunywa itabi kwa kundi abagore ukira akaguru kandi ukanywa itabi nabyo nabonyeyo
najya wabonye baramasura gusa kubita nyashi we bakobwa barakubita inyumwana yego baza ikindi kintu ariko disaba nari mbakumbuye cyane cyane abanyarwanda none se ngewe ikintu numva wenda cyaba cyara transport yaho rero yimeze transport ni iki transport ni nka sobanurira ingendo zaho ingendo kandi mwubwira ngo nukurya ivumbi ari Kigali buretse gato ani Kigali dufata kamoto akamoto bafite moto zimeze nk'udutebo moto imeze nk'agatebo sinzi ukuntu ngo barari bajaji yitwa barari bajaji noneho bagakurundiramwo abantu n'ibimwe igihe abantu 10 kuri moto ukakipakururamo umeze nk'uva mu mutiba nibo abantu bazi umutiba cyakora hari inyama ziryoshye ko bavuga ko Tanzania hari abakobwa beza Tanzania harakaga bafite ibuno wajya rigendamwo amazi ko bavuga ko Tanzania haba ikitwa uburozi papa uburozi kuwana burya cyane igihe gihugu cyangwa abarozi ba mbere sizi n'ikindi gihugu ngo bavuga cyama abarozi nase nozo ko navuye bishe n'umushinwa hoyasi bafashe umushinwa wamugata umutwe papa hoyasi umushinwa yishwe n'umuzamu wo mu Masayi ntago wabinkora nakandi mbigukoze urumva yari umuzamu we niba yaramubwiye byawe n'ibyangwa hayo urumva ahayo ntago ari ugutwi wa kintu ratete oya ni umutwe wose ntago ari ugutwi wa kintu n'igihimbe gisigaye baracyotsa ati turagusamura tukurye ikintu dusika tutere ni igitsina ariko abandi bose turaharya urumva abashinwa barasara niko bahise bateranya njye nabibonye imbona nkubone wa kintu ahita bahamagara abamasaye bose ari mujya mubona batambitse amaguru nangaha timuze mujye gusaba imbabazi abashinwa nawe bazagukata ugutwi ntabwo nzasura vuba uretse mvuga ko batazabimenyera we nta kanyarwanda na kamwe bazi bazajya bakanda supusurayizi ari ugukanda gusa supusurayizi subscribe ntabwo mbese supusurayizi urumva batazi nuko natuye umuntu twamubonye nta reka tumukandire ahangaha gusa ni ukuri pe ariko abanyarwanda ndabakunda nari mbakumbuye nimwe mwatumye ngarura ubu bwiza waba umuceri uryoshye injyana mu miceri ndi kwishimira abapape banjye ukajya kwamaza ibyo kwa sare wasarimo uraryoshye niba byibuze ubwo uri kubabwira iki utarabazaniye umuwari umuceri se narawuzanye urahari udufuka tubiri umuntu ushanje aza kumamagara muye nukuri nago njya nimana nanjye Imana yarampaye ntago ari ukwiyemera by the way ndiyemera kandi biryo bihari ntago abasabari none se mama w'abapa nyiramukongwe n'ahantu nkubwira mama w'abapa uretse ndere cya gikobwa yamwihorera ntago mwihorera mama w'abapa we n'ahantu oya wiza muri kamera ratigomeraho mama w'abapa reka nkubaze niwe yaraje kureba hari kumubujije nashaka kureba ikintu barebaga nyuma mu mugongo wiwe bamureba nyuma reka nkubaze ni ikihe kintu wari ukumbuye mu Rwanda ko umaze igihe kinini Tanzania mu Rwanda ni heza nari makuru wawe ku mukire wanjye manzi ndamushuje Elise mubweretse ko nanageze nje kuri kamera kugira ngo abone ko nageze mu Rwanda n'umugore Garase witeka bamugisha abantu heza batuye mu mujyi hafi na gare ngumva abandi kurangira mufite imbaraga zo kuzajyayo ariko tikiyagenda uretse Imana yo mu ijuru Imana ikayiguhereza ni menshi cyane mwana ubagiye kuba ngo we ko wayabonye hari impamvu sigaye mvuga nka Theo ngo hari impamvu cyangwa wazanye igitisha kikora iki gituma uyabona ariko ntanakizana ntibihari se ntanakizana naho bagiye umunsi urimo nta kintu kirimo kiri munsi y'ururimi gusa n'umunsi w'ugutwi cyabamo umwanya wihereye hano hose wagishyiramo kigafata wa kintu ni ukuri kw'Imana abantu bazambwira ubwiza amagaze babone naho kihagaze
Warukumbuye abantu. Nari nkumbuye abanyarwanda cyane ariko. Urumva kuko nagezeyo mbura ururimi mvuga bakantuka simenye ibyo bantuka noneho nanjye barangiza nkabavuga mu kinyarwanda bakareba bakabona kuvuga nk'inyoni we kabona iminwa iri kukubitanya gusa ntibamenye icyo ndi kuvuga. Uzi kujya kunyara ngo icyo kora bazi kwishyuza we baricyuza ukagira ngo barimo ideni ritarangira nka rimwe ry'abagore tugira abagabo nka rya deni ry'abagore bagirira abagabo ibyo bintu nawe wabyumvise. Yego burya ngo tugira ideni ridashira hano hose uwe n'umugabo yakwishyuza hano hose uwe n'umusore yakwishyuza buri mugore wese agira ideni ry'umugabo mutazavuga ngo ni mama papa njyenyine ngo cyangwa niki buri gitsina gore kigira ideni ry'umugabo cyane umugabo wese muwe yakwishyuza ugatangira ngo se nk'urimo ideni ngo ndari iki cyawe ugatangira ukamukubita zafaka kandi ni ideni ubu muri ufite intuza ufite ideni ryo wavukanye hari amasukari yabo tuba tubabikiye. Ntukuri nagomba mbeshya wa kintu bari kumpamagara cyane rero sinzi ibibazo bafite mu bwonko. Abo ngabo bafite ikibazo ahubwo buriya babwira uti ntago mpare tumuzahamagaje yakanuhamagara ngo ndi kumwe na Manibo ngo kandi ngo nanzovu turi kumwe ngo ngo uretse kumamagara kandi yamaze kwitaba yamaze no kuvuga naho ari wa kintu. Nuko ari kwimana wavuye muri telefone ukamvugisha ndi kukuvugisha pe ureba hasi ikinyamakuru turi kumwe n'igihugu kiri muri fone ngo kiri kumvugisha. Urumva ubwo rero inkuru za Tanzania nizo mw'abantu mwe ndagira ngo ngaruke imbere ya kamera mu ndebe kandi witekaniye mu ngeri wacu ntago tuzakena. Hambere n'abatuye akaririmba muzakumve mubikuye ku mutima murumva bashiri banje. Hari indirimbo natuye abagore, hari indirimbo natuye abakristo, hari indirimbo natuye abagabo. Urumva zose zirahari bazayisanga kuri Manzi na Innocent. Wayiririmbye se gatatu kumva nyiririmbe nyiririmbe yose urayishaka. Manzi ya Yohane Manzi ya Yohane abajya ku murimo babona aho banyura. Manzi ya Yohane tere haranyerera batayicaramo. Manzi ya Yohane yewe abajya ku murimo babona aho banyura. Ngiye ni y'abagabo irayumvamo wakinwe. Iyindi iragira ati Musa mutege tuba Yesu yabwiye intumwa ati ni mwikarume tagira utegeze nti Petero Umufilisitiya nuko mukatugutwi mbese muri mwe ninde urusundi mbega umugore mubiwe umugore mubi arutwa na karadiyo umugore mubi arutwa na karadiyo mbega umugore mubiwe. Iyo ndirimbo ni mu bapapa buyibaturiye wakinuwe mureke tabugira ifite ubutumwa ndagira ni mureke ko abagore babi tukubakwa na radio ariko kugira ngo umugabo ngo genda ngo kugira ngo ngutunga natunga radio nkanyirana kugutwi ngo nkajya nyigenda na mu ntoki reka two kuba abagore babi. Radio turute mwana dufite ibere dufite nyaje dufite we n'imbere heza. Reka tubashimire cyane. TikTok nitwa Sadunda, Facebook kuri Manzi Sadunda, YouTube kuri Manzi na Sante TV. Kore subscribe mu liking mu sharing ibintu bigende neza. Imana umugisha. Amen.